haleluya. Imana iri kumwe namwe. Ikintu cyo kimenyesha Imana itanze nuko igukomeje umutima. Umva aho uri hose, ni wowe Yesu Imana iri kubwira, ni wowe Mwisirayeli Imana iri kubwira. Aba bahivi n'abandi bose kuko badusomeye, Imana izabakurinda. Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda tarasi idostike vode. Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, nubwo ibibazo bihari, nubwo abahivi bahari, nubwo abaheti bahari, ariko Imana iravuze ngo komera umutima. Yes, turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe abadukurikiye kuri Mutimana Official. Turabakunda cyane kandi tubifurije amahoro y'Imana muri mwe, kandi nimukomere mushikame kuko Imana iracyafite umugambi muremure kuri mwe. Rero nkuko mubimenyereye, nkuko muzi ko ari bisanzwe tubakunda kuri Mutimana Official, tuba twabateguriye ijambo ry'Imana ngasivuga butumwa kandi rigeze ndari bakumbuje rikomeye cyane. Ndakwingize rero kugira ngo wigire hafi, wicare utera agatebe tuganire, kandi turi kumwe n'abakozi b'Imana benshi ndabibakumbuje cyane. Nge ni Mutimana Jean Claude CEO wa Mutimana Official. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha. Reka dukurikirane ikiganiro. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu nanjye ntakwanga kuguha karibu, urabizi. Yego. Reka dusenge. Reka dushimire Imana kubera ko yabanye natwe ikaduha kuramuka kuri itariki ya 17, ikongera ikatwongera iminsi yo kubaho. Mu minsi Imana yatwongereye n'uyu munsi yawutwongereyemo. Mana Data twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tuje imbere y'ubwiza bwawe atari uko twabuze icyo gukora, ahubwo kugira ngo Data wa twese muri iteraniro rya Concord TV Show, aha handi abantu bakirira, handi abantu baruhukira, Data wa twese turahageze kugira ngo ubane natwe. Ndakwinjiza kugira ngo muri uyu mwanya duha amagambo y'ubwenge, amagambo agirira abanyarwanda akamaro, agirira abanyamahanga akamaro, buri muntu wese aha aherereye mu gihugu aherereyemo mu Kinyarwanda. Iri jambo tugiye kuganira rimugirira umumaro kandi uruhura imitima ya benshi. Ngwino bana natwe muri iki kiganiro amasaha tugiye kumarana, ukiyobore, kandi twebwe ndabizi neza ko tudashobora kubona icyo kuvuga, ariko wowe udukoresheje byakunda. Bana natwe kuko bidusezeranyije, udukoreshe ibyo butwari mu izina rya Yesu. Amen. Yego, hano twibereye ni hafi y'umupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda na Uganda. Yego, mutuheruka mu Uganda ryari? Ejo. Yego. Ogiye gukora iki? Nzemfite iteraniro. Nzemfite amasengesho. Niho niriwe ejo. Yego. Ejo ari kuwa mbere. Yego. Ufite icyumba musenga kuwa mbere no kuwa gatandatu. Icyumba tudusenga kuwa gatandatu, ariko ejo nafite bivuga butumwa mu tawo ni Gisoro. Ese ubwo yuriyo ubwiriza mu ruhe rurimi? Tuvuga Ikinyarwanda. Abanyagisoro ni abafumbira. Uvuga ngo Gisoro ni district y'urufumbira. Bavuga urufumbira, ariko gusa hari n'akandi gace karimo wenda karimo Runyankore Rukiga, kandi Runyankore ni Indumanya. Ubwo uraruzi? Ndavuze ngo ubwo ndaruzi. Mbo basuhuza haza Abanyankore n'abaramusa Mukama yebare kubaho mukisa, yabaha Mukama yabaho runakuru rungi erizoba, nagira ngo Mukama wampero mukisha. Abaganda nimwe namwe na imvuze Urukiga. Abaganda namwe na tubaramusizo muri nya rya Mukama wafuye Yesu. Amanya ni Mutoyimana Jean Claude n'abaramusa Mukama baho mukisha. Webare Munonga. Webare Munonga. Hari webare. Webare Munonga. Webare Munonga. Ubuvuze ngo urakoze cyane. Ako najya nakaza. Nako gusa ariko. Nako gusa nageze Ikabare, mbona numva ariko bari kuvuga cyane Webare Munonga. Iyo navuga ngo Webare Munonga, abavuze ngo urakoze cyane. Naho mu Ruganda bavuze ngo teyanziza. Abakubwiye ngo urakoze cyane. Urakoze. Yego. Kampala sino wagezeyo? Bwana ntaragira Kampala nk'abana narageze. Kampala ndagerezeyo, ibice byakandagiye igihe kirekire, nakora ivuga butumwe igihe kirekire, narenze Kampala njazamubenda njazakiboga inshuro ngiye sinazimenya. Bose mwivuga butumwa. Inshuro nyinshi nagiyeyo. Nivuga butumwa kuruta izo nagiyeyo, ariko nagikoresha nanone kujya gushaka ubuzima. Nagiye inshuro 8. Shuru kujya gushaka ubuzima. Ndi kujya gushaka ubuzima, ariko inshuro zo maze kujyayo ndi kujya mwivuga butumwa. So ntago nazimenya. Nagiye mu rwego kuririmba, ngiye na mu rwego rwo kuvuga ubutumwa bisanzwe. Haraho nagendaga ngiye kuririmba nk'umuhanzi, ahandi nkajya ngiye kuvuga ubutumwa nk'umuvuga butumwa. Apana nyine by'ubuhanzi, we naragera nabyo nkabikominika, nkabikora. Nagiye ngiye gusengera abantu bampamagayeyo, nkagenda ari umuntu ngiye gusengera nkagaruka. Nagiye inshuro nyinshi, nagiye Mountain inshuro 2 ku musozi. Ubwo rero ukumva ko
nagiye inshuro nyinshi cyane. Ugereranyije si imisengere ya Uganda abaganda ubona imisengere bimeze ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none basiga hari ikintu mbere cyabagayo kitatubura abanyarwanda uko dusenga kose ntago duhuza n'abagande. Buri abanyarwanda begerana n'Imana cyane kurusha abagande, ariko nanone uyu munsi wa none abaganda bari kwegere cyane no gusenga cyane kurusha mu Rwanda. Gute? Kubera ubu munsi tuvugana wenda twebwe usibye babandi bari mu muhamagaro bataciye mu madirisha binjira, yego ubu nibo bagifite gusenga bikomeye. Ariko babandi baje bamwe basenze bakurikiye abandi kubera iki kintu gihari kino ha mu Rwanda cyo cinsengero zitujuje ibisabwa zihagaze, abantu benshi bagenda bacika intege, ibyumba abantu bageraga imisozi myinshi, babundi bagenderaga ku bandi baricaye. Ariko ubu Uganda urasenga ukagenda ahantu hose ugasenga ukagenda hose ugasenga, ariko naho iyo umaze kubamenyera imisengere yabo by'umwihariko ukaba mu ndimi zabo, urugande, urunyankore, urusogo, urusoga, uruntoro, indimi nyinshi zabo ukaba nyinshi uzizi nangase bazisenga muri kumva urasenga rwose ukumva nta kibazo ugakurura bikemera. Ariko iyo utazi indimi ziwabo urasenga ukumva nta kigenda, kubera ko ariko nuko utari kimwe nuko ugeze bari gusenga bari gukoresha Icyongereza wowe ukoresha Ikinyarwanda ntago wafashwa ko nubu uri kuvuga kugira gute bari kuvuga. Ariko twebwe kubera ko tumaze kumenyera iyo ugeze urakurura bikemera, nta kibazo imisengere yawe ntago imbongamiye. Yego. Kenya naho wasengeyeyo? Yego, inshuro 3. Ko bimeze bite? No kuvuga ngo hari igihe aho wageraga ugasanga bari koresha Igiswahili. Urukuma Igiswahili baragikoresha, buriya niyo utumva Igiswahili umuntu arakivuga ukumva nawe kiraryoshe ukumva uri no kugikurura cyane. Ariko kubera ko ntabaga ncumva, ariko ngewe iteka yose nagendaga haba hari umuntu uri gusemura bakavuga Igiswahili bakavuga n'Ikinyarwanda, abo bakoresha Icyongereza bakikoresha bakavuga n'Ikinyarwanda. Rero kubera ko nagiriwe amahirwe yo kugenda, ariko ngenda ngiye gukora atari uvuga ngo mbese n'umuntu umumamagaye ngiyeyo, ngirwa amahirwe yo kugenda mu amateraniro ngiyemo. Rero narakuriye cyane kandi ndafashwa bikomeye ahubwo kurusha ko najya mu bagande. Kuko hari ikintu kiba muri Kenya, abantu iyo basenga kenshi na kenshi nta mikino, ariko mu Buganda rimwe na rimwe ushobora kugera ukagira ngo bari gutera waraza kagira ngo nta gahunda bageze gute bafite. Cyane ko i Buganda ibintu baha agaciro cyane no guhimbaza no kuramya kuruta iyo bageze mu gihe cyo gusenga. Rimwe na rimwe hari aho ugera ugasanga nta gahunda, hari naho ugera rero mu bagande baba bari gusenga ukabona ibintu bari gukora kumva no mu Rwanda wabizanayo. Bafata umwanya muremure mbe wo kwegerana n'Imana bakahenda. No muri Kenya rero nuko nabo bafata umwanya muremure wo gusenga. Rero niba wari urasenga na wenda nabano bantu bakunda gusirimba cyane, sibyo muri aya macaca akunda gusirimba cyane no muri Kenya nuko rero nanjye ndabikunda gusirimba cyane. Ubwo rero iyo sirimba cyane numva ari sawa, njye ndabikunda cyane. Abankurikiye no mu cyumba cy'iwanjye bazi ko twarasirimba badafite umwanya wo gusirimba, uriya muntu wasirimbye afata umwanya wo gusenga bigakunda. Rero ari muri Kenya, ari no mu Rwanda, ari no mu Buganda, nta hantu na hamwe hashobora kuja imbere y'u Rwanda mu buryo bwo gusenga. U Rwanda ruza ku mwanya wa mbere, ariko nanone Kenya mu bice nagezemo hakaza ku mwanya wa kabiri mu buryo nabonye nyine njewe kuri njewe kuruta Uganda. Nimvuga Uganda ndaba mvuze mu Kiganda nyirizina, apana kuba mu zindi ndimi. Ariko aho nasengeye nanone mu Buganda bakavuga urunyankore numva cyane n'urukiga, nanjye ndi kurusengamo ko Rwanda rwumva cyane nkanaruvuga, sibyo ndakurura nanone ngahita nkubwira nubwo Uganda itiza ku mwanya kangahe wa kabiri bitewe n'uko ururimi ngize gute nduzi. Yego. Ariko njye numva umuntu uri kusenga mu Kiswahili numva ariko ndi gufashwa cyane. Umuntu yasenga mu Giswahili yase n'indirimbo mu Kiswahili, indirimbo y'Igiswahili ura ntago nzi Igiswahili, ariko indirimbo ndayitega amatwi. Rimwe na rimwe n'umugore akambwira ariko uri kumva ibyo bari kuvuga, nje numva injyana nkumva n'ibintu nkumva na mudiraje habyumva ndazana zikunda cyane kuzicuranga. Ariko nanone nuko wenda we impamvu itufashwa cyane nuko uruzi nta Kiswahili ndayizi ubuzima gakeya ni gakeya kubyumva nabyumva iby'ingenzi message nayumva, ariko ntago nashobora kuganira n'umuntu mu Kiswahili. Rero uburiya wageze ahantu barimo kubwiriza neza mu rurimi uri kumva wumva biryoshye, ariko iyo ururimi utari kurwumva nyine wumva bitaryoshye. Ariko kuko ari njye uruhagaze imbere yabo, sibyo haba ndimo kuvuga hano hari umuntu gusemura Igiswahili, nje ari njye uri kwivugira Ikinyarwanda, umuntu ari kuvuga Igiswahili twaragendanaga kandi ibintu bikagenda neza nkumva bimeze neza fresh. Yego. Kubigende no gufashwa sara ukuntu uhagarara imbere y'abantu. Yego. Watirare rwose ukona bagakwikirije cyangwa nabo bagafashwa utanabategetse. Yego.
aho wabonye bafashwa cyane uri imbere yabo ni hehe? ni muri Kenya. Impamvu hari n'ukuntu twageragayo ugasanga abantu benshi bari kukwijijishaho kumva ari abanyarwanda. Ko ndibuka nkaho nagiye ndahageze mvuga ikinyarwanda, mvuga ibintu mu kinyarwanda nta musemuzi, bivuga nk'umunota wose, sibyo? ariko mbona bari gufashwa nta kibazo. byari biturutse kuki nararirimbye ngewe, mbona urusengero rwose rugize gute rurahungabanye, mbese mbona barafashijwe. rero mbona baje, ariko ubundi usibye kumbesha, ubwo nyine simbaza ko byari biri, usibye kumbesha mwese ntabwo muzi ikinyarwanda. noneho hari abasaza bakuze beza rwose b'abanyamurenge beza bakuze, abadamu bakuze, urumva. noneho abantu batari kumva ikinyarwanda muzamura ibiganza, mbona hazamuye abantu 9 ko muri rusengero nk'urw'abantu 800 hazamura abantu 9. noneho umushumba ahita avuga, nyine yavuga ikinyarwanda, bishop ahita avuga ngo nabo barakizi, ngo nubwo batabizi neza ariko bagize gute barabizi. bituma mitamwe ngo umusemuzi ni yicare, ahubwo babandi begerane n'abandi bagenda barabasemurira. hari ukuntu bana mu rusengero ugasanga municaranye n'umuzungu, umwe ari kuvuga undi akamusemurira mu rusengero, apana habashize mundi musemura. narabwirije iteraniro riraryoha kubera ko nta wundi muntu ari kuvugiramo. yego hari igihe umuntu akuvugiramo n'umunyamubiri, yego, kandi wowe uri umunyamwuga. wabyumvise rero bigahita bicangarana. rero hano nabwirije ngagara imbere y'abantu nkumva ndanyuzwe. ni muri Kenya. N'ikindi gusemura bitwara umwanya, kuvuga ibyo uvuze udabisubiramo nawe ukabucecetse ukabutuje. rero rimwe na rimwe akavuga ibyo utavuze. yego, kandi iyo uri mu gihe c'umwuka aravuga ibyo utavuze, igihe mu mwuka ahita umenya akavuze ibyo utagize gute utavuze. icyo gihe rero bakumeneye iki amavuta. ariko mperutse kujya kubwiriza ahantu bita Rubari, ni muri Kiboga. yego, ni muri Kiboga, ni Mubende, ni muri Mubende muri Uganda. naho mpageze nsanga nta rundi rurimi, ni iginyarwanda gusa, nta Ruganda, nta Runyankore, nta Ruki, nta Ruki. mu minsi mikuru mu kwa 12 niyo narindi ndabasuhuje abantu ba Rubari. Rubari ni ahantu bacukura gorode, ni mu mabuye y'agaciro gusa, nta kindi kintu kibayo, ni zahabu gusa, niyo abantu bibereyemo, urumva. noneho ndabasuhuje cyane abantu bare kuko nzi ko bankurikirana. rero ngezeyo naho nabwije musengere 3, naho nasanze nta rundi rurimi turi buze gukoresha, ikinyarwanda gusa. abasemuzi bari barimo, ariko mbere navuze ariko ubundi abantu batumva, mbona n'ubundi nibo bakeye. nabwo musemuzi iyicarire nkoresha ikinyarwanda, naho narafashijwe bishoboka. mbese uhita ukurura nta wundi muntu kubongamiye, bikemera. urumva ko rero ahantu uri kuvuga burya nta musemuzi urafashwa kurushaho cyane. Tanzania ntago wawe wajyayo? ntago nari najyayo. mu Burundi nagiyeyo gusa ntagiye kubwiriza, ahubwo ni kera nakora akazi ko mu rugo. ubwo umuntu aza kunjyana ngo njyeyo, njye gukorayo marayo ukwezi ndagaruka. wabaga he? sibu nakubwira ngo kubanjanye nk'intama, ntafite imyaka 11, urumva nakubwira ngo nari ndaha. harambwiye gusa ngo ningende ndagenda. umumama yari umuganga, noneho nakoraga hano mu Kidaho, afite umugabo afite mwene nyina umuganga, banjyanayo banjyanaho nje bari bamuhaye misiyo yo kujyayo kumara ukwezi, njyana njya kumutekera. ukwezi gushize turagarukana. nuko ngo utazahura wambaza ngo ntabwo wamenya ngo ni Bujumbura cyane. reka baratujanye batugeza ahantu ku bitaro, bakora ibyakora nimugoroba bakubita muri ya modoka turataha. ubwo naratekaga sinasohokaga kiretse gukingura igipangu guca, nkagera ku irembo na bwabwoba ngasubira muri ca gipangu twabagamo. ukwezi gushize turongera tururira turataha. nuko byagenze, nta kindi gihugu rero nari nagera. none se reka dufate nk'urwo rugero, wambutse umupaka w'u Burundi ugiye mu kazi ko mu rugo. yego, muri iriya minsi wambutse ugiye Kenya, kuko ndumva Kenya ariho kure. yego, ugiye mu ivugabutumwa. yego, iyo bigereranije abundi hari ibintu nawe uhita wumva, ariko ni nkuko wabaza umwana ngo ko ari ibiryo bibi bidakaranze ukarya n'ibiryo bikaranze, ibyo wumvishe biryoshe nibi. umwana rero ubitewe n'ico ashaka, sibyo ahita akubwira ati nariye ibikaranze, numva nibidanga akubwira ati bidakaranze. none wowe urugendo nagiye ntazi, n'urwo nagiye nzi, ariko wemera ko njya muri Kenya bwa mbere. imurana n'ubu biracanja ndacababara, kubera ko inshuro zose nagiye naciye hasi, ntabwo nari naca hejuru mu kirere. ariko icyo gihe nja muri Kenya nagomba guca mu kirere, nza kugambanirwa n'abagabo 3 babo twagendanye, umwe mu Munyakigali n'abandi binaha Musanze. barangambanira rero, bangambaniye birangira bo baciye ikirere, njewe nciyo hasi. mugomba guhurirayo? twagombaga guhurirayo. noneho we bamukungambanira ngenda tahangaruka hano, ariko ngeze hano mu rugo umubishop arambwira ati rero ibintu byakubaye ntabwo ndi kumva ibyo ari byo, ica Kampala.
mpita nyura Kampala yego ndagenda ubwo njewe navuye inahangaha bo bahaguruka nyuma y'iminsi 3 njewe naragiye ariko duhurirayo rero urumva iyo mbijanishije urugendo urwiza nurwo nagiye nzi ubwenge kandi nkanarugenda ndi kuvuga ngo ngiye ahangaha sibyo kandi ngiye ndi mukuru nshoboye no kugenda navuga nti wenda kanigurire n'akantu yego ni nataha nkavandire kanzana kandi ugaturutseyo ndi kwibuka ko ico gihe nibishimba nazanye ya atari bishimba nazanye narazanye ibishimba byaho hari nibiraya ahubwo ko ico gihe ndibuka naje meze neza rwose naje meze ko nageze mu cane kamapica abiri ndayatega mfite n'ibyo kurya nzameze neza naje ico gihe nambaye neza ndibuka ko naje mpagaze bye kurya buri muntu se nande bakavuga ati kabisa avuyeyo rero kumva ntako nabigereranya n'urwo nagiye nk'impumye ntabwo byabuze njye icyo binyigisha binyeka ko nta buzima Imana itahinda ni ukuvuga ngo ubundi mu buzima busanzwe nigeze njya hano muri Kave turi Kabati njya kubwiriza ahantu umuntu arambwira ati uzubwirize ariko ni muri Kave mbese n'abakozi ni company none iyo company ni nini cyane nino company icuruza nino company z'amabagiro ariko uzihagarariye ico gihe yari umuntu usenga noneho bakora ico gihe birangira kozemo n'urusengero muri yo Kave birangira ruhabaye urusengero hari utuntu rero bambaraga tusobanura bakunda gusenga mu cyongereza gusa ariko bafite utuntu bambara ukavuga ukabyumva bakavuga ukavyumva mu rurimi rwawe njyamo rero ico gihe niho natangiye kumenya ko burya ibintu byose bigira gute bishoboka rero byibuze noneho kugira umuntu uguhamagara akakubwira ati njyewe ndahanda gukeneye rimwe na rimwe mu muryango iwanyu utanakenewe batagukeneye ariko nyuma na nyuma ukazaza gukenerwa n'undi muntu utakuzi wo hanze ukajyayo agafata amafaranga y'ibihumbi 200 atakuza akayakoherereza akakubwira ngo tegugire gute uze ugatega ukagenda wataha ukabona funzi basha 500 600 ngo tegugire gute utahe ugataha rero urumva ubuzima bwo burahari twamaze kumenya ko Imana yahindura iki yahindura ubuzima tweze gusenga hano haruguru kwa mukecuru kwa Genesita tuza kugira umushitsi uba muri village turasengana noneho wari uhari muri convention wari uhari sirukwibuka turagendana rero tugeze i Kigali aranyiyereka yanjanye ahantu angurira icyayi etasi y'icyayi na sambusa yishira 25 yakwihe ku mutima nisubukoko hano harugura umugabo arabagura muri Sirwa hari umugabo w'inshuti yanje witwa Samu acuruza imbata asi ku mutima imbata ni 300 kwa Samu akakombe k'icyayi ni 100 kwa Samu gakamagana gahe 400 nahise mbari imbata zirimo arumva ariko mu byukuri kose byibuze ibaze wabonye ukuntu wadutwaye sizi ko yari yanze no kwivuga ukabona ari cecekeye ariko twageze mu mujyi ndi kumwe n'undi mudamu twama Masaro mutwe tujanye Rwamagana ahita vanti mwe mugumye aho manzi y'umuntu nje kumwereka aho nkorera uko nkora twakase gatanya Bugogo urukumva uruka muri gare dukata guce Nyabugogo gatoya ahita afata imodoka arambara ahita mbara imyenda y'akazi yego ahita mbwa ngo ntugire ubwo bahumura mu minota 3 gusa ari kufunga inkweto bari batugeze abo kumurinda abamurinda yego kwa kundi umuntu afata abantu kandi ngo rero hari ahantu nyarukena mwe mama arafata agacupa aho ngaho ararangije turagenda twageze nibwo bwambere nkandage ni nabwo mperukamo muri convention center ni nabwo mperukayo mbagaba ntimana ko azamfasha wenda nkanasubiramo ko kiragenda gendegemo n'igihunga wenda nkagenda nta gihunga noneho ngize gute mfite turinjira ababurinze abantu bagatera amasaruti habona abantu barakakakatswe ariko nanje gahita mgenda beze neza bane mwitanka kandi kumwe nande kumwe na fani ukabona ko ubuzima bwahinduka koko sibyo ubuzima bwahinduka ibintu byahinduka hani wanje yicaye abantu hapfukamye abantu yego ku rwego rukomeye cyane nawe tekereza mbese kwicara umuntu watambuka wakubona n'umuntu muri kugenda na byonyine rero ubuzima nta byose birashoboka nyembwira abantu nkabwira uranze uyu munsi unzi ko ndi mutuyi uranze ushobora kusanga ndi kurya igishogoro uranze ushobora kusanga ndi kurya ishusha uranze ushobora kusanga ari bijumba bintunze gusa yego ariko ejo ushobora kuzasanga ntuye muri etage kubera iki Imana yavuze uzabirebe byaba abantu batatu tujya tuvuga wa muntu witwa umunyamasengesho umwana mutoya n'umuntu wize nageze rero ahantu nsanga aho umuntu yiza akasoza amashuri ye yose ngasanga umuntu ahembwa amafaranga atari musa 3 miliyoni yego ngasanga umuntu afite amazu nawe ubwo atamenyaga umubare
wabyumvise ariko nanje navuga ni Yesu ashimwe wabyumvisije navuga ni Yesu ashimwe bikemera yego nukuri urumva ubwo rero niba aka kanya tuba twicaranye nangase ukabona umuntu muri kugendana hari ico Imana yamuvuzeho uyu muntu rero wasenze Imana akaba Imana hari ikintu yamuvuzeho umutinye kuko ejo Imana yahindura ubuzima yego kabiri uyu mwana mutoya ico azabaceshe ntabwo gize gute ntabwo kizi uyu rero umuntu ufite diplome ye wasoje amashuri aka kanya uri kumukandagira nibyo aka kanya uri kumusuzugura nibyo ariko nkoro uzikora abantu twiganye basoje iyo duhuye sibyo ndabatinya ariko nandi kagatitire uva ngo numukozi w'iki w'Imana nandi kagatuma bangeraho bakavuga bati twarigaye abyumvishije nta muntu ratinye kunsuhuza ntatinye kumvugisha rero niyo mpamvu kuba twambuka imipaka tukagenda mu byukuri kose nta mwene wacu urumva nta mwene wacu mfite uri muri Uganda wenda nava ngo ngiye gusura mvuge hafi sibyo munagiye Kampala nta mwene wacu mfite uri muri Kenya sibyo wazangezayo ariko nagezeyo urumva nibisigaye rero Imana izagera gute izabikora byo mwanya jambo ry'Imana mutu nibisigaye Imana izabikora murakoze cyane Imana bahumugisha reka twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana twasenze ntabwo turongera gusenga gusa reka tubabwire ngo abantu badukurikiye kuri Kongo Road TV show tubabwire ngo nimukomere kandi muhumure nzi neza ko Uwiteka Imana azakora ibirenze ibyo mwebwe mutekereza Imana agiye dukora ibikomeye Imana agiye dukora imirimo n'ibitangaza Imana agiye tunyuza aho twebwe turashoboye kwinyuza kuko nizeye ntashidikanya ko Imana izabana natwe magambo make rero dutuje tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yosuwa ibice 3 turasoma umurongo wa 5 Imana itugirire neza niba ngombwa turakomeza dusome no kuwa 9 ariko reka dusome umurongo wa 5 niba wahageze simbizi ariko reka dusome havuze ngo iki uransomera nanga nisomere turafatanya soma umutwe w'amagambo Yosuwa ajya kuri Yorodani Uwiteka amukomeza umutima Yosuwa ajya kuri Yorodani Uwiteka amukomeza iki umutima ndashaka kugira ngo nkubwire ngo igihe kirageze cyo kugira ngo ukomere umutima komera umutima ndabizi ko ibyo kugushita mu mutima birahari ibisongo bari kubigukubita mu mutima ariko komera utuze ubutatu butagatifu bw'Imana buri kumwe nawe nubwo bwose ibicanagiye bihari nubwo hangayitse ariko ubutatu butagatifu buri kumwe nawe bwagendanye na Yosuwa kuri Yorodani Uwiteka amukomeza umutima nawe nari nzuzana ijambo rivuze ngo nanga se mfite intego ivuga ngo komera umutima kandi wirinde gusakuza mu kigeragezo uceceke ibiguhangayikisha uceceke ibigukura mu mwanya ntuvuge wewe komera umutima kuko Imana igufiteho umugambi umurongo wa 5 maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko jo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe urakoze cyane maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe Yesu tugirire neza nta kindi kiri kumbunza hano nta kindi kiri kunzana hano nta kindi kiri gutuma nicara kuri iyi kamera nta kindi kiri gutuma nkubwira ngo nze nkubwire ngo komera nje kukubwira ngo uyeze ejo Uwiteka azakora igitangaza nubwo bwose uri kubona bikomeye nubwo bwose uri kureba intambara zihari ariko muri ibyo rero intambara zitabayeho ntaco wazavuga wavuga ko warwanya uruhe rugamba ibyo mubwiye ni ibyo gusa komera umutima wawe ntuhangayikishije wowe ufata umutima wawe ushire hamwe ejo Uwiteka azakora igitangaza 9 Yosuwa ategeka abantu abakomeza Yosuwa abwira Abisirayeli ati uyu musi ntago ari Yosuwa nje kukubwira ngo komera aha nimunyegere mwumva amagambo y'Uwiteka Imana yanyu nimunyegere mwumva amagambo y'Uwiteka icyo Imana ije kuvugana nawe icyo Uwiteka Imana aje gukora nawe egera igihe tugeze mu cyo kwegerana n'Imana igihe tugeze mu cyo guhuza wowe n'Imana konegisiyo yawe n'Imana bikongera bikegerana aha Yosuwa ahera karavuga ati iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe iki nicyo kizabamenyesha yuko Uwiteka Imana ihoraho iri muri mwe kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferezi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi yego niki nicyo kizabamenyesha ko muri kumwe n'Uwiteka nubwo abantu bahagurutse nubwo isi na Satani bakurwanyije nubwo intambara iturusha twe gucogora umva impundu ziravuze aranesheje ati yemwe ndaje nimukomere
ariko ndi hamwe namwe ninde aleluya. Imana iri kumwe namwe. Ikintu cyo kimenyetso Imana itanze ni uko igukomeje umutima. Umva aho uri hose, ni wowe Yosuwa Imana iri kubwira, ni wowe Mwisirayeli Imana iri kubwira, aba bahivi n'abandi bose kuko badusomeye. Imana izabakurinda. Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda tarasi idostikevode. Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, nubwo ibibazo bihari, nubwo abahivi bahari, nubwo abaheti bahari, ariko Imana iravuze ngo komera umutima. Nta kantu gasigayeyo. Nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Nimwitegereze isanduku y'isezerano. Irababanziriza muri Yorodani. Igiye kubabanzira. Umva, Imana iraje. Nubwo Yorodani kuyambuka byanze, umva sha, yewe biruhanya tuza kuzamuka, yewe biruhanya tuza kuzamuka. Nubwo Yorodani kuyambuka byanze, nubwo ibintu byari bikomeye, imbere hari imisozi uri kubona kwambuka bitazakunda, ariko humura, Imana igukomeje umutima. Abaheti ntaco bazagutwara. Nuko nimurobanura abagabo 12. Nuko nimurobanura, genda gatoya. Nuko nimurobanura abagabo 12. Mu muryango wose havemo umuntu. Mu muryango wose havemo umuntu. Imana ije gutoranya. Nubwo abantu bari kubona ko nta nzira, nawe uri kubireba ukabona ntayo, ariko Imana iravuze ngo hagiye gutoranya umuntu kubanziriza kwambuka. Imana iguhaye destapire ezo. Mva wewe undeba, wowe unkurikiye. Imana iravuze ngo itoranyije umugabo. Hari umugabo uje ujya kwivanga mu byawe. Ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka nyir'isi yose bigera mu mazi ya Yorodani. Amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo kabiri. Ayo haruguru arahikubira ikirundo. Yego, Imana duhana umugisha. Naho ngaho ijambo ry'Imana aho ngaho ntandi turasoma. Tuvuga cyane amen. Imana itugirire neza. Nakuzana ijambo rivuga ngo komera umutima. Iyo Yorodani yigukanga, iyo nyanja iri imbere yawe yigukanga, icyo kibazo kigukanga, komera umutima, wihangayika, umutima wawe ukomeze. Nubwo uri mu ikode, komera umutima. Nubwo uri umushomeri, komera umutima. Nubwo uri rusengitse, komera umutima. Nubwo bakuvuga, komera umutima. Nubwo ushonje, komera umutima. Nubwo bakwanze, komera umutima. Nubwo ugumiwe, komera umutima. Nubwo nta rubyaro, komera umutima. Hari umugabo Imana itoranyije kugira ngo agufashe kwambuka Yorodani. Imana itugirire neza. Hari igihe kuyambuka biba bigoranye, ariko reka nkubwire ubutatu butagatifu bw'Imana buri kumwe nawe. Nubwo ibibazo bihari, nubwo intambara zihari, ariko Yesu arahari. Reka nkubwire ngo yabambiwe twese. Yagiye kumuhara akantu rero David. Muri no minsi abantu mperutse kumva, ariko ndagashishozaho nsanga Imana yo mwijuru yarakambishuriye. Ndongera nari nakumvise Imana ndongera kambishurira bundi bushasha. Ndongera nkumva cyane ngo Yesu ngabafundi ngo bibye imisumari ya Yesu. Nawe niko kazi konkorde? Ariko jewe uyu munsi ndaburanira abafundi. Ntago abafundi bibye umusumari wa Yesu. Ntago bishoboka. Buri hari ikintu abantu batazi. Iyi Imana agambiriye gukora, ikorera mu butatu butagatifu. Imana itugirire neza. Muri ubutatu butagatifu rero nje kuguha ijambo rivuze ngo wikuka umutima, wihangayika, ongera Imana igukomeje umutima. Uko yakomeje Yosuwa, nawe niko Imana igukomeje umutima. Abo bafundi rero nabo nimuje muri abarenganya. Imana akora mu butatu butagatifu, ariyo misumari 3. Imana Data, Imana Umwana, n'Imana Umwuka Wera. Bari kugira ngo ikorere mu bindi biki. Akaboko kamwagomba kujamo Imana Data, akandi kakajamo Imana Umwana, mu kugura akajamo gumwe Imana Umwuka Wera. Ibintu bikaba bigize gute? Bikaba birarangiye. Rero ubu butatu butagatifu nawe Imana ibukushireho, nawe Imana ibukugezeho. Nubwo kwambuka Yorodani byanze, nubwo kwambuka Yorodani bikomeye, destapile ezone destai. Imana iravuze ngo ikwambukisha Yorodani, iguhaye umuntu mu bantu kugira ngo akufashe kugenda. Imana igufashije byinshi, nubwo bikomeye. Komera umutima. Urushumeri, komera umutima. Uryamye mu bitaro, komera umutima. Ideni rirahari, komera umutima. Uri muri gereza, komera umutima. Komera umutima. Umve ko Imana igushingiye kugira ngo kandagire wambike Yorodani. Imana itugirire neza. Komera umutima wika, umva si byigukanga. Muri byaravuze ngo wakwibaza kuzatabarwa kuko Imana itagigisha inama. Uzatabarwa bose babibona. Nkuko Morodekayi yagize gute? Yatabawe. Imana yatabaye Morodekayi mukwiye kwirembo ry'ibwami. Imana ivuganye nanje.
irambwiye ngo nkubwire ngo nubwo intambara zihari, nubwo kwambuka Yorodani byari byaranze, Imana ivuganye nanje ngo ishinze ibuye muri Yorodani kugira ngo ukandagireho wambuke. Umva nkubwire, data twese avuganye nanje, arambwiye ngo nongere ngo itangazo rivuga ngo wikuka umutima. Imana igukomeje umutima nubwo byari bikomeye, ariko Yesu agukomeje umutima. Muri ico gihugu urimo mvareka nkubwire, Imana yaje kunsanga iri kubwira ngo wa mudamu we ubabariye muri Omani, umva reka nkubwire, Imana irashe igukomeje umutima. Umva wowe uri muri Amerika ufite ikibazo cyo kwimuka aho utuye, Imana irabikoze. Hari ico Yesu akoze, hari abantu abonye bari kuba nabona mu bihugu byo hanze. Yesu yambwiye avugana nani, arambwira ngo mbabwire ngo mukomere nubwo wivuje bikanga, ariko Yesu araje, aje kugukomeza umutima, aje kuhagarika izo za kanseri, aje guhagarika ibyo bibazo by'urwaye bya hato na hato, ibyo byo kwikubita hasi bya buri kanya by'umwana wawe. Imana ivuganye nanje, irambwiye ngo nkubwire ngo ihagaritse ubwo burwayi. Niko Imana ivuze, the power see the vote star. Imana ikukomereza umutima kandi byari bigucanze, Yesu yongera bicambure, kuko Imana agendanye na Yosuwa ikabana nawe muri nyanja ya Yorodani, agatoranya abagabo 12, abagabo 10 bagaheka isanduku, bakandagira bakandagira ikirenge bajye tugakandagira. Niko Imana yo mu ijuru izanye abamere kugira ngo bakurinde. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana duhana umugisha. Amen. Hallelujah. Amen. Imana iguha umugisha. Yesu desta. Amen. Amen. Na Yosuwa akambutsa Abisirayeli Yorodani, akabambutsa inkike z'Yeriko, kandi yabwiye Yosuwa ngo nkuko nabanaga na Mose, nanje niko nzabana nawe, nawe niko nzabana nawe, humura. Kuko namufashe akambutsa Abisirayeli inyanja itukura, nawe nzagufasha ubambutse Yorodani, inkike z'Yeriko zizahitagura kuri kubireba. Hallelujah. Hallelujah. Nanjye ndababwira ngo iyabanye nabo batubanjirije n'ubu ngubu biracyariho, natwe izabana natwe nubwo tukureba hirya tukabona nta nzira, ariko iraje ikinze. Yazuye Lazaro nubiracakwa, ntaho yagiye, iracari mu kazi. Imana iri mu kazi ku buzima bwacu. Ntabwo badufite twasenze yera. Niba warasenze yera, ntabwo bugomba kugira. Niba Imana warabanye nayo, ugahagarara na Yosuwa, ukabana na Yosuwa, Imana yabanye na Yosuwa, Uwiteka akoranye na Yosuwa, uyu munsi aravuze ngo nawe aje gukorana nawe. Ibyo yakoze ntaho yagiye, n'umunsi aracyabikora, kuko yabanye na Mose, nawe yabana nawe. Reka nkubwire itangazo. Nari nasoje kandi ko nkote niwe nyenderere. Reka nkubwire itangazo. Imana ije kubaka ibyabo byari byarasenyutse. Hallelujah. Imana yubatse ibyabo byari byarasenyutse, ibyabuze inzira Yesu abihaye inzira, ibyabuze umuco Imana ibahaye umuco. Reka nongere guha itangazo rivuze ngo nta muntu n'umwe ushobora gutangira umugisha wawe icokora yawe ukereza, ariko nguzana itangazo rivuze ngo ibyakereje umugisha wawe Imana ibigukuriye mu nzira. Ngo itangazo rya kabiri ni yicarire ni nangase nisoreze. Umva itangazo rindi rya kabiri. Reka nongere nkubwire ngo mu buzima bwacu inyanja itukura yabereye impanuka ikomeye mu gihe gito. Kabiri kandi yapfiriyemo abantu benshi kuri iyi si, nta handi hantu byari byabaho. Yesu aravuze ngo humura, ibyo kuguteza impanuka Imana ibikuye mu nzira, ahubwo ibyatumye ibisubizo byawe bitakugeraho Imana irabizanye. Twari turi mu ijambo ry'Imana, komera umutima, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Yego, reka noneho dusoze, ntago ndunga gushotora. Tanga nimero. Oya, nta kibazo ni tanga nimero dusoze. Yego, Imana bamugisha. Nimero yanjye ni 078 21 38 132. Iri WhatsApp hari hose wakora ukambona, umbuza ugasiga ubutumwa. Mboneka mu gitondo kuva saa 12 n'igice kugera saa 3, nkongera nkaboneka saa 12 n'igice, saa 2 z'umugoroba kugera saa 4 z'ijoro. Niho mboneka. Imana iduhana umugisha. Ariko no kumanywa ushobora kumpamagara ukambona bitewe naho ndi. Imana ibaha umugisha. Amen.